umunsi w'imbabazi. Ariko Mana ya, ariko Yesu we nzaguha iki? Umunsi umwe narayisenze nanezerewe, ariko wanyemere tugahurira mu mujyi wa Kigali, kakujyana muri convention vraiment, tukicarayo nk'amasaha 2, ariko nofata amadeni n'amakredi muri banke nkamufata neza Yesu. Ariko Mana ya, kuntoranya uzareke gusenga, bazazi kurusha tu, kuko ntiziva no mu ijuru nibo banazikora. Nta ruganda ruba mu ijuru, zikorwa n'abapagana banebwe bahebanywa amatabi gusa. Bene kube bananiwe kuba icyo bari kuba, bitewe nuko hari amahame bije. Kandi kubaha data singirira data ngo nuko ari data gusa, ndagirira Imana yatumye ambera data. Kubikora binezeze. Reka tuganire umwanya Imana itanze, nibaza kutari muremure. Tuganire uko Imana ibishaka. Abafite Bibiliya muzifate, tujye mu rwandiko Paulo yandikiye Abaefeso. Paulo yandikiye Abaefeso, igice cya mbere umurongo wa 3. Arabanga Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Ya hehe? Iyo mu ijuru. Iyo mbariza uko yegereye, warayihawe urayifite cyangwa uracyayumva? Abayifite nimukomere Imana amashi. Imigisha yo mu ijuru. Kuri 4, kuko yadutoranirije muri we isi itararemwa, kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo. Tuvuge haleluya. Dore urukundo rwatumye amfera, ibyaha byabihamba mu mva, maze arazuka ngo ampuze nase, nagaruka zamushimira ibyo we. Dore urukundo rwatumye amfera, ibyaha byabihamba mu mva, maze arazuka ngo ampuze nase, nagaruka zamushimira ibyo. Tumukomera amashyi nubwo ataragaruka. Habaye umunsi Satana aratsindwa, ntiyaheza Yesu mu gituro, nuko arazuka urupfa rutsinze, none rimwe juri iburyo bwa se. Dore urukundo rwatumye amfera, ibyaha byabihamba mu mva, maze arazuka ngo ampuze nase, nagaruka zamushimira ibyo. Tuvuge ngo haleluya kandi haleluya. Tugiye kuvugana ijambo ry'Imana. Ijambo ryande? Muraryemera ko ari iry'Imana? Abantu bararimenyereye bakagira ngo ni iry'abantu. Ni iry'Imana ishobora byose. Ibi ndabyubaha. Ibi no kubisoma byonyine njye maze ko bitagenda gutyo gusa. Iyo nyujijemo amaso ngasoma mvuga ati ntirigenda gutyo, tibishoboka. Nugiye muri dusha akayihagararamo, hari ubucafu bumuvaho, kanswe guhagarara munsi y'ibyanditswe byera. Ijambo ry'Imana rishobora kugenda ubusa ritagize icyo rikoze. Mujye muri soma, mujye muri tegera, kandi uryumve kutegereje ikintu kuri muri sale ya operation, avuga ati nukubaga nukugira gute, hari ibimbaho byanga bikunda. Tirishobora kugenda ubusa ritagize icyo rikoze.
ndashaka ko tuvugana imigisha y'Imana ibonerwa muri Kristo Yesu, niyo turi buvuganeho. Ariko mbanze nturuke kure, mbabwire ko imigisha yose, buri muntu wese kugira ngo ahabwe umugisha, buri muntu wese kugira ngo ahabwe umugisha, ni ahantu hatatu igomba guturuka munsi y'ijuru. Ni ahantu hatatu imigisha ituruka kugira ngo igere ku muntu. Ahambere, umugisha utangwa n'Imana ishobora byose, nyiri imigisha yose niyo ishobora gutanga umugisha ku muntu, igahindura amateka n'ubuzima bwe, ikamugira ukundi kuntu binyuze mu migisha imugenera. Tuvuge haleluya. Umugisha wa kabiri, umuntu ashobora utava ku Mana, ahandi haturuka umugisha ushobora kuva ku mushumba, umukozi w'Imana yisigiye ikihamagarira. Ashobora kukuvugaho bikaba, ashobora kuguhesha umugisha ukakubaho. Ndashaka kurema akazi katabagaho ku mushumba wanyu uyu munsi ko nageze hano mu izina rya Yesu. Buri uzi ko hari igihe abana n'abashumba bakabapfusha ubusa, narumiwe. Ukwezi kugashira, amezi 3, umwaka ugashira, atamugiye imbere ngo mpeshe umugisha, agusengere cyangwa bivuge gusa, nashaka ntahumirize. Na Yakobo ntiyahumirije, ariko akuvugeho ngo genda Imana iguha umugisha. Ana ntiyari yarasenze agakoboka amavi bikananirana, ariko umunsi yagiye imbere ya Eli akamubwira ngo kumbe nayo maganya ugira, genda Imana ya Isirayeli ibiguhe uko bisabye. Kuko Imana itari yamusubije Eli ataravuga. Aba bagabo babiri barakorana, umushumba n'Imana ishobora byose barakorana. Bimwe atavuze hari igihe itabikora, igategereza igihe azabivugira kugira ngo ibikore. Ngire kwegere ngo bimwe bitarakubaho nuko umushumba atarabikuvugaho. Nushaka ureke kumubwira hari ikibazo, se si wewe wabibuze gusa. Yego. Bene uko hari abantu bazi kubyaza umusaruro ayo mahirwe, ndabakunda bene abakristo. Ngewe sinza njya mu isoko nje no mu Burundi n'imyaka 10 ntajya mu isoko, ntajya mu nazaga ninjira mu isoko, kabona abantu bose barareba gutya, abantu bose barankurikiza amaso, kabona nyiri duka gahitaguruka, ayiwe witambuka garuka gute se, hari icyo ngufitiye? Oya garuka tuve. Akampobera, hagarara muri iduka, agahita apfukama, nkora ku mutwe, ugira icyo mvuzeho n'iri duka urivugeho. Nyura handi n'undi gutyo, none ukabwira nje kwirirwa nsengera amaduka yo mu isoko yose. Ndaruha mpeba gukandagira mu isoko n'amaduka, ndaruha ndabiheba imyaka yose. Icyo nkeneye madamu yaragenda akagura, ataguze nkakireka. Ariko wazumva ubuhamya bukurikira abantu. N'ubu hari igihe nyura ahantu nahura n'umuntu, yaba mu muhanda yaba he, agaparika imodoka ndatoke, basigira icyo mpesha umugisha cangira gute. Ndavuga tuyu aba baza makuru, aba makuru barayafite. Ariko abandi bumva ko ari bisanzwe bene uko, yamara ntamenye ko ibyo yabuze bimwe yabiburiye aho ngaho. Ibyo biranditse muri Bibiliya, na Bibiliya bivuga muri Yakobo ngo niba ari n'urwaye, urarwara gusa, turwara nuko twakubita, ayiwe kwiruke, kibagabaga, bigira gute kwa muganga n'abandi ni byiza muze mujyayo. Ariko nibigushobokera nyura imbere y'umushumba, shiraho ikiganza, niko Bibiliya ivuga. Ugiye kubera ko ariko byanditse, nimba ari n'urwaye, natumira abakuru b'itorero bagire gute, bamusengere, niba ngombwa bamusiga amavuta ya Elayo mu izina rya Yesu, numara urebe bimubaho. Nigeze kubona umudamu
turahura bati ndumva nari nkeneye ikiganza kimpesha umugisha, ariko unampesha umugisha ubwira Imana ngo wewe n'Imana ni mubivuga mukabihurizaho, Imana irampa urubyaro rwaranze. Aho mu muhanda ndavuga ati Uwiteka Nyiringabo, wibutse ko abishoboye ukanamenya n'agaciro k'abakozi b'Imana, genda bikubeho mu izina rya Yesu. Aho mu muhanda nyuma y'ibyumweru 3 yarampamagaye ati uzi ko ntwite, uzi ko ari wowe wari warabuze, wari waramfungiye urubyaro. Ngewe gute? Sinari nazi ko ntarwo ugira. Aha, abo ni abantu bafite amakuru bayibitseho, azi ngo ntibasigiye ubusa, basigiye gukorana n'Imana isumba byose. Turabyemera tuvuge haleluya. Mujye mubabyaza umusaruro, nimuhura kubitaho ikiganza mu izina rya Yesu, ugira icyo umvuzeho. Ibyo birahagije ko Imana ikugirira neza. Aha gatatu, ushobora kubonera umugisha havuye Imana, havuye umukozi wayo. Uwa gatatu ni umubyeyi wakubyaye, uyafite umwanya ukomeye kuguhesha umugisha. Tushobora kuba ufite umugisha hejuru n'abashumba bakawukwaturaho, ababyeyi bakubyaye bakawukwaturaho, ngo numara uzabura umugisha. Ntabyo nemera. Ariko benshi hazi gusa ngo yarambyaye tu, byararangiye nta bindi, bigatuma abajene benshi banabana nabi na base, abandi ntibita no kuri ba mama wabo. Habe niyo abonye akazi nta n'icyo bamubwiye, yumva ko ibyabo byarangiye ntacyo ngomba kubamarira. Ikosa rikomeye rizakubuza gukomera no kugera hadasanzwe. Tushobora kuzamuka Imana ngo ibyemere utazamukanye icyubahiro cy'abakubyaye. Ngira ubuhamya burenze kubera kundu ko gufasha abantu cyane benshi. Nzabaje benshi bagiye baza ngo mbasengere muri deliverance, ngira inyatsi itabaho, nize hanze, nabuze akazi, nabuze amahirwe. Beno namusengera, turabizi imibanire yawe n'ababyeyi imeze gute. Ngo ababyeyi ngo twarakoroganye, ngo ashyize imyaka 5 tutavugana, nta n'icyo bambwiye, ngo kubera ko nabonye ari abantu bari aho ngaho ngo ni n'ibipagani, kubera we yakijijwe. Akumva ni uwo ni suri kuvuga ngo ni n'ibipagani wakubyaye we, nigishaka gipagana ariko niso. Hari unigeze ngo papa wanjye ngo ajya mu bapfumu, ngo ni nyarurozi wibereye aho ngaho, ngo abayiriwe mu bapfumu, ngo ihene yazimariyeyo, ngo inkoko z'amasake ahora yajyanye mu bapfumu. None akaruwa turumva uwo ngo umubyeyi namwitaho gute, narakijijwe. Ori cyo ngicyo nikiyuzu ibikibiheko n'ibishitani by'abapfumu. Ndamwe tumbe ngubwire, ashaka be nyarurozi mukuru ni papa wawe niso. Tiyo ni principe, kutamwubaha uba wisha amahame y'ibyanditswe. Hari amahirwe udashaka kubona. Ngo mbone byarananiranye, ni njya mwe ngo nuri ko twakoroganye birenze, byagenda gute? Ti ngewe nzaguhuza nawe. Namushize mu modoka yanjye turagenda kureba umubyeyi we. Ti papa wakunda iki? Wakunda ibi Amstel. Tushake Amstel, nimba ari ikazi ugenda uyigure, umugurira umwenda, nimba ari costume, hanyuma tujyane nawe urebe. No kugera yari yahatinya ati buriya ndahinjira. Urahinjira ni kwaso, nanjye ngiye atari data nganzo. Tugezeyo avuye kubona ikaziye ya Amstel ayiteretse hasi, muzehe tubona aragusa arasetse, kandi yari ko tureba atya bani bandese mu modoka, ariko abonye Amstel umuzehe yarishimye. Ndebera ibyo byishimo bya Amstel, naho umuhungu yamureba nkabona afunze isura, ariko yareba ikazi ukabona aramwenyuye. Ntiyira iratuma ibintu bicamo. Hanyuma ndabwira ati muzehe, ibi ni ibyawe, hari n'ibindi niba bizane, ni umuhungu wawe wabikuguriye. Arambwira ngo muherekeze, arashaka kubonana na se, amaze batabonana. Bene ngufitiye amakuru akomeye. Tuvuze ngo karibu mu nzu. Aratwinjije. Umuhungu yari yavuze ati sinzi ko atwinjiza no mu nzu. Abonye icyaki Amstel akabona imyenda yarakinguye, turi karibu mu nzu, turinjira.
tugezeyo aratwakiriye, ariko nyine kwanga ko bibe birebire, mpita ndamubwira tumve rero, ushobora gufata ugapfundura ukaba urinyweraho, kuko ni wowe twabizaniye, umuhungu wawe niwe wabikuzaniye. ngo nibyo, azanye agafunguza arayifunga, iyo arayinyweye mwa bantu mu minota nk'ingahe yari ishize. Hanyuma nayenda profita ndavuga ati ataramara iya mbere reka mvuga amakuru yose, kuko naje ku ya kabiri ashobora kuvuga yabaye uwundi. Ndamubwiye rero uko bimeze, amakuru ndayavuze, umwana mwarakoroganye bige tari ku muhungu wawe we yarahindutse, kuko bakoroganye atarakizwa. Imyaka 5 yo gukorogana, imyaka 3 y'agakiza. N'ubu umuhungu wawe yabaye ikiremwa gisha, yahuye n'Imana iramwiyerekera, muvungagurira, muhindura, kugeza ubwo iyo Mana imutegeka kuza kureba papa we ngo amusabe imbabazi, basubirana ubusabane, umubera umubyeyi, ibintu bene ibyo. Dore ibyo yakuzaniye n'ibindi azabizana, muze azabizana n'ibindi. Beno icyo nshaka ni nambwiye ngo dukore ibishoboka byose akuvugeho neza, akureho amagambo mabi yose yari yarakuvuzeho. Muze ati nibyo, tereka muhe ijambo umuhungu wawe uvuze, ahita arapfukama ati papa sabye imbabazi, kandi se niwe wamugiriye nabi kurusha uyu muhungu, n'amashuri yanze kumwishurira, nebika ibintu bene ibyo, ngo ntaca amaze aramutuka, muvugaho ibintu. Umuhungu arimenya wenyine, arigara yarangiza. Arangije tumve rero, umuhungu aravuze, mbabarira papa, se nabaye umwana mwiza, ngo nkumvire, ngo ngukorere ibyo washakaga, none umbabarire ng'inzoga nkuzaniye na kositime nayizanye, Imana ningirira neza, nzajya nkwibuka nguhe iby'Imana yampayeho. Muze yaramureba, mbona amosozi mu maso araturitse. Muze ngo mwana we ati haguruka, ahubwo nije ukwiye gupfukama, ninjye waguhemukiye, sinabaye umubyeyi mwiza, narahemutse. Araturitse nawe arariza, asabye imbabazi. Ngo arangize, umuhungu barahoberanye, bararize. Muze uzi icyo yavuze bahoberanye? Mwana genda uzaba umunyamugisha, uzakomere mwana, uzatera imbere, uzagire gute. Ndavuga ataha biciyemo, nibi nashakaga aya magambo aza kuvuguruza ya kera yari yaramuvuzeho. Arabivuze, umusaza aramufuhiye, hagize gute ngo arangize. Rero nanjye timuze, nanjye rero mfite icyo mvuga. Twahuye n'Imana ishobora byose, ndi umukozi w'Imana. Umwami Yesu yaranyiyeretse, mubwira ubwiza bwa Yesu, mubwira agaciro ka Yesu, mubwira ubugingo buri imbere yacu, mubwira kurimbuka n'ibindi. Umusaza araruha, tuve ndi umunyabyaha, mumbabare ibyo nacumuye kuraba n'ibindi byose nakoze, ibyo bupfumu n'ibindi nagiyemo, sinzongera gukandagirayo. Ati mupfe kumbabarira, izi ndazinywa zibizanyuma. Timuze nta kibazo, tari kuremera kwakira umwami Yesu, uti cyane tipfukama ngo usengere kwakiriza umwami Yesu. Arapfukama, turasenga, tumwakiriza umwami Yesu, asubiramo amagambo araturagira gute, ifuhe yarifuhiye abana be. Ngo arangize, turahoberana, turasezerana, nta kibazo, gakomeza ukarangiza, tumusiga kuri ya kazi. Bene nuko umusaza niyo yaherutse. Uyu muhungu we mu mezi 2 yararonse utuzi 2 tumugonganiraho. Barongera nyuma y'amezi 6 bamuha kandi kijoro ku kibuga c'indege. None harambwira ati ndakora kahe, ndeka kahe, ko byarenze taha, tubonye sihame. Umushumba yaguhesheje umugisha, none umubyeyi yaguhesheje umugisha, igituma byose n'Imana yarawuguhaye. Reka ibigonganiraho byose rero, akimana akaso nakanjye. Ibyo rero benshi ntabyo bazi, barabisuzugura. Yarangiza ngo ni amahoro. Aya
twe muri deliverance ibyo turabyubaha cyane. Hari benshi bananiwe kuba icyo bari kuba bitewe nuko hari amahame bije. Kandi kubaha data singirira data ngo nuko ari data gusa, ndagirira Imana yatumye ambera data. Kubikora binezeza Imana ikabato kuri umwana mwiza wubaha amahame. Data natabikora biramureba azabazwa. Aha, kandi nawe naba umubyeyi mwiza nawe Imana izamugirira neza kuko yaba umubyeyi mwiza. Ngaha hantu hatatu imigisha yose turuka ituma abantu babaho neza. Turabyemera tuvuge haleluya. Iyi migisha tuyikomera amashi. Ndavuze ngo Imana yibahe mu izina rya Yesu Kristo. Yafashe imigisha yose, imigisha yo mu Mana, ebombera muri Yesu iramuduha. Iyo ni yindi ngiye kuvuga tuyikomera amashi mu izina rya Yesu. Okay, ndaragera kuri iyo nsubire ku kandi kantu kamwe. Hari imigisha y'uburyo bubiri mugomba kumenya. Hari imigisha y'ubutaka, hakaba n'imigisha y'umwuka ariyo yo mu ijuru. Iy'ubutaka abakizwa bayisangiye n'abapagani bose. Nunasenga ntuzayibarusha. Uzabarusha iyo mu mwuka, ariko iy'ubutaka ntuzayibarusha. Niko byubatse, niryo hame ry'ubwami. Icyo shaka kuvuga niki, dore ikibabaza umutima wanjye mu bakizwa iteka, kubera ko nge mbwiriza ahantu hose, singira idini, singira itorero, mbwiriza hose. Nicyo Imana yangiriye intumwa. Intumwa ni umubiri wa Kristo, ntabyo amadini n'amatorero. Kubera rero kubwiriza hose, amatorero yose arasa nasanze ari amwe n'imiterere n'imwe n'imitekerereze beno. Hari igihe rero uzasanga ahantu ugasanga hari abakizwa bafite uburakari, bafite kwitotomba gukabije, bahora bavuga ngo ariko nakirijwe iki. Hari n'abasigaye bakavamo, hari n'abatagiha agaciro insengero kubera ko bumva ko nta kintu gihambaye nabonye mu gakiza, mbona ari yare, ahubwo abapagani b'iwacu batakijwe ndabona banduta. Akibaza none bigenda gute? Munyumve mbabwire. Niba mwapagani abadakijwe bamubaza ngo buriya wakijijwe iki, ngo muri Yesu wahabonye iki, kubera ko atararonka amafaranga, atararonka amazu, atararonka amamodoka, akabura icyo abwira batizera ko hari icyo yaronse muri Yesu, agasa n'ufite ipfunwe zo kubura icyo ababwira kubera ko atabona ibifatika. Zambireba no mu bakozi b'Imana. Umukozi w'Imana iyo yagize amafaranga menshi, akagira ibimodoka bikomeye, uzi ko bahita bamwubaha bakagira ngo ni umunyamavuta wa hatari. Noneho abadafite ibifaranga n'ibimodoka ugasanga babafata nk'ahatari abanyamavuta, kandi bararushuriya w'ibimodoka impano, bakamurusha ubusabane n'Imana, ariko kubera atabifite ugasanga ntibamwemera nk'umunyamavuta. Narumiwe. Nanabyiboneragaho kera. Nukuri ngira ikoti rimwe ndi umukozi w'Imana, urukweto rumwe rwose sinzabyibagirwa, ariko nari mfite amavuta. Mfite impano zampuriyeho zigarura zigakorogana. Muri njye ukumva kabisa zagize ambuteyaje, ariko kugira ngo bazemere kuri umunyamavuta kubera ubukene ntibibaho. Ukabona ikigabo gifite ibimodoka n'ibiki, nta n'impano afite nk'imwe gusa, wowe ufite 9 ntibabone kuri nk'ikintu. Mana yanjye,
ndavuga ati isi yaracuramye. Nuko bimeze. Bazajya bemerera umuntu ibintu bagize gute, kandi ugasanga n'abakozi b'Imana bamwe nyine barabivuga ngo kubera amavuta yanjye Imana yampaye ibi n'ibiki. Ibyo ni ibihese. Iyo ni imigisha y'ubutaka hayavuga, si y'umwuka. Noneho bigatera abantu confusion, kugeza ubwo abantu bagira ngo kuba umunyamavuta ni ukugira ibifaranga byinshi, kugira ibimodoka no kugira gute. Uko siko kuri kwa Bibiliya. Ahubwo benshi uzarebe, iyo Imana ibahamagaye ibahagurukije mu muhamagaro, ibanza kubazamura mu kirere cy'imigisha yo mu mwuka y'ahandi ho mu ijuru muri Kristo. Ikabanza ikabasukaho impano, ikabasukaho ubusabane, ikagira gute, ariko ugasanga mu mufuka ni zero, nta giceri, nta kinipi. Imana ibishaka iki n'abakizwa benshi zibakora gutyo. Icyo ishaka ni iki? Irashaka ngo ibanze bavogereze, muvogere imigisha y'umwuka. Nimurangiza mwongere munyurwe no kuba mwaravogereye mu migisha yo mu ijuru muri Kristo. Ikindi, Imana irebe ko muyishimira mukayirata, kugeza ubwo abari mu migisha y'umwuka bumva baguwe neza kurusha abari mu migisha y'ubutaka. Iyo ibyo bishoboye, ihita ijya muri faze ya kabiri, ikavuga toke muyu mwuka ndabona uhagaze neza, kandi ndabona waranyuzwe, nta maganya ufite, nta no kwisuzugura. Akimana yari yarangiriye neza. Kuvuga ngo mwe n'umunebwe w'iwacu ufite ibifaranga n'ibiki, akaza yizamuye yikakaje, abandi abona ari nk'ubusa. Iyo bampaga nko kuvuga cyangwa bakampa ijambo riturumva nyine, iyo udafite amafaranga bagomba gato n'utaduke, ariko abanyamafaranga bakaba ijambo ritagira aho rigarukira. Iyo babimpaga nkareba uko babona nkaho ntacurico, kubera ko wibera mu mpano z'umwuka ariko nta mafaranga babona, bakabona ntacu maze. Iyo bampaga nge nari narisobanukiwe kera rwose, narahagarara iminota nimba ari 10 nkayibyaza umusaruro, nkavuga ngo hejuru y'ibi byose tuvuze by'umuryango, kubaha Imana kuraruta byose. Icya kabiri, gutunga iby'isi ntagira Yesu byamarira iki? Nimuzamuke mu butunzi, ariko munazamuke mu migisha y'umwuka. Ibyo dufite muri Kristo ni ibitabora, bidasaza. Intango yaba ndo, ariko iherezo rizaba rikomeye. Kababwira ibyiringiro mfite mu Mana, kugeza ubwo atangira kwibonaho isoni no kwibonaho amakosa. Ariko kuri none uzasanga umukizwa by'ukuri ukenye mu muryango, atagira ijambo, atinya no gusobanura icyo ari cyo. Uzamenye ngo uracari kuri esikariye mbi, mu gihe utaraha agaciro iby'Imana yaguhaye muri Yesu, ngo wumve kuri gitangaza muri Kristo. Nibirata amafaranga, nawe wirate ko wahuye na Yesu. Nibavuga ko bagiye kuruhukira Dubai, nawe uzavuga ko wagiye mu ijuru rya gatatu. Faniga nimukomere Imana amashyi, ibyo bibaho. Nta Mana yakuzamura mu bifatika mu migisha y'ubutaka utaraha agaciro imigisha yo mu mwuka wahawe, kuko biriya birahenze kuruta imigisha y'ubutaka. Ariko igitangaza sinzi uwaroza abakizwa, bajya gushima Imana no gusakuza cyane iyo babonye imigisha y'ubutaka gusumba igihe bari bagihagaze mu migisha y'umwuka gusa. Ibyo we bisobanura gute? Ni gute umuntu yumva ko yakwisimbiza agasirimba, yangiriye neza mvuye mu Bushinwa, uwaraye mu ijuru rya gatatu agataha nk'ikiraga kananirwa kuvuga? Ubuze icyo uvuga gute kandi ari wowe ufite amakuru menshi? Ibi ndashaka kubivugira iki?
mwige kwirata, kuba mu migisha y'umwuka twaherewe muri Kristo Yesu. Utangire kubaho nk'udasanzwe mana yanyu. Kubigira byonyine iyo bihagazemo neza ukagera ku rwego Imana ivuga ngo ndakwishimiye, ihaguhera imbaraga zishobora kukubyarira iriya migisha y'ubutaka. Okay, muri iyi minsi nabivuzeho amavuta n'amafaranga. Amavuta n'amafaranga ni igiki cyabyara ikindi muri ibi byombi? Amavuta n'amafaranga ni igishobora kubyara ikindi. Nubwo wagira amafaranga ukayisasira, amafaranga ntiyabyara amavuta. Ariko iyo Imana iguhaye amavuta y'umwuka wera, ibiguhaye imbaraga n'igishoro gishobora gukurura amafaranga, ariko amafaranga ntiyakurura amavuta, urinda upfa. Niyo mpamvu ababizi neza baha agaciro amavuta y'umwuka, bakayishimira, kuko bazi ko yo byanga bikunda azababyarira n'imigisha y'ibifatika. Ndebera Yesu ntibari bamuzi nk'umukene, ariko igitangaza kubera amavuta yagiraga. Yesaya 61, umwuka w'Umwami Imana ari kuri njye yansigiye amavuta. Ndebera Yesu bamubwira ngo Yesu n'itsinda rye nimuzane imisoro, byihuta ko baratangisha imisoro kubera amavuta yari amuriho. Agahindukira akabwira intumwa ze, abigishwa, Petero nande babiri, nimumanuke hariya mu nyanja, mu kiyaga. Genda hariya mu nyanja murahura n'urufi ruraje kandi ruzanye amafaranga. Nimurufata mu rwasamura. Rugize gute? Ruzanye amafaranga. Ruvuye kuri hano hayubwiriza, umenye gute? Kubera gusa ko amenye ko asabwa amafaranga kandi mu mufuka ntayariho, ahita ajya muri dimension yo gukoresha amavuta. Agahita ahamagara uwarufiwe, niwe mugabo wagize konte mu nyanja mu rufi. Offre foro no kwasamura amafi. Zamukunzanira amafaranga ngana nayo basabye. Urufi ruzana yandi yarakenewe. Nacyo gituma yabwira ngo nimujya mwivuga butumwa, timwitwaza imyenda ibiri, timwitwaze nimba ari n'ivumba, mujyana umwenda umwe mugenda uko. Ibindi aho muzabikenerera bizajya bibasangaho. Nacyo gituma yabwiye ngo nimusenga muze mu badata wa twese uri mu ijuru, ngagere harya hepfo aravuga ngo duhe ibyo kurya byacu by'uyu nta stoke ndabarahiye. Abakizwa iyo adafite stoke ngabone ko udupfuka dutsindagiye hariya hiri, abadamu bo nibo ba mbere. Iyo stoke imeze neza, korasi zira umuriro uraka kabisa. Yagiye mu gikoni wumva mambo sawa sawa, yagaruka mambo sawa sawa. Waje gucuranga cyangwa waje kukuga? Nibyo yesakiwa enzini hamba nibyo. Wowe ukagira ngo mambo ni sawa sawa oni, naho ni sawa sawa gikonini hariya hirya. Ikizakubwira ko mu gikoni byakamye nuko amakorasi y'abadamu zumva yarahagaze, bakirimba basohokana amanya gusa. Uyabona ubwana bugize ngo buzi kuguma bwasama, murarya ikise ko byashize. Abana bagira ngo barayaho dore buba bwarasamye gusa ndibuza bumenya nuko bimeze. Ugasanga umurakara umushiha warazamutse. Suko kwa Yesu bimeze. Mbwirira ukwegereye ngo ari ibyo, ntabwo ari ibyo. Kwa Yesu uduha ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Yesu aho byakenererwaga gusa ko musa n'abashonje, ba Petero ati tudasonza n'ugusonza gusa turashonje. Okay, nimufata ifi hariya hanyuma muzizane tuzotse. Bagahita botsa amafi batigeze kubona kubera ikisaye kurya. Ibyo niki bikoze ayo n'amavuta. Iyo wasobanukiwe agaciro k'amavuta y'umwuka ugira, ntaco wemera ko wabura.
ariko kugira ngo ibyo bishoboke ni ukubanza kuzamuka mu kirere cyo guha agaciro aya mavuta. Icya kabiri no kwishimira ko wahawe umwuka wera. Icya gatatu kumva ko ntacyo abapagani bakurusha. Wajya ureba ibyo batunze ni mwirata ibyo, nanjye ibyo nirata birahari. Umuririmbyi yazaga arimba gute mu gitabo cyo gushimisha? Ariko ndayibuka iyo ndirimbo. Variyo migisha nonaha Imana yakugabiye, bibare tusige n'umwe, erega ni myinshi yo gutangaza. Igitero kaba harabakurushije amajambere, ariko aya Yesu niyahebuje. Erega ubutunzi ufite mu ijuru bwo ntawabubara nuko bungana. Bene ibyo. Dore ikindi birababaje iyo abakizwa birata ibyo batunze inaha, batajya bashima ngo birata ibyo batunze hariya. Iyo umeze uko n'ibi byaha biragora kubigeraho. Kubera iki? Wahawe ibihenze urabiyoberwa, tubyirata ntubiha agaciro, none bitumye n'ibyino bigorana. Biranantangaza. Abakizwa cyane ukazasanga rwose tuzi ko Yesu akora agira neza iyo aduhaye ibyinaha. Dabora ibyinaha yari yarashatse we, yari yavuze ibintu bibiri: mushaka ubwami bw'Imana no kugira gute, hanyuma ibibi amazu. Sinababwiye hano ngewe ko aricyo cyamaze ubukene, ko ari ijambo ry'Imana. Narabivuze ubuhamya bwanjye umunsi mperuka, ukunkenye bingana gutya byaragenze gute. Iyi myaka yose nayikenye habuze iki? Iyi Mana yaba yarampaye Yesu, yampaye Yesu, ezampa n'ibindi siko bazarimo. Iyo mumpaye ibi byabuze, ndavuga ngo ndarahiye sinzongera gukena. Bivuze mu izina ry'Imana ishobora byose. Natunga Yesu. Ariko icyatumye mbivuga, nahishuriwe agaciro Kristo afite muri njye, kugeza ubwo numva ari nk'ibisazi mu mutwe wanjye. Kristo uruta ijuru, akaruta isi, akaruta abamarayika, akaruta abama, akaruta abantu. Ibyiza arabiruta, abeza arabaruta, heza araharuta. Ubu se gute yambika intege cyayo ikanyima udufaranga itanabika? Ndarahira ngo ndarahiye sinzongera gukena. Noneho niho naje gukora akavuyo mu rugo, mbarahiza ndavuga ati ibintu birahindutse, zimene ibiki na biki, ibintu birahindutse. Nta mukara uzongera kubona muri iyi nzu, ibiryo bijya twaryaga ntimukabigarure. Dutangire kubaza abakire baza barya kangahe? Ni gatatu. Rero naje mu rugo yarambiye ngo ibyo abakire urabitubaza turabizi. Urumva baracyari ko birebera muri bwa bukene. Toke ntindashaka umukire ndi bubibaza. Erega naramushatse. Buriya abakire barya kangahe? Ati gata. Atari kubagira n'utundi baza bagenda bacishamo gutyo. Iyo banyuze ahantu bagafata kofi, iyo bagize gute, ako kose niko nanje ngiye kubigenza. Ese kubera iki? Mfite ubutunzi bukomeye, Imana yampaye Yesu. Nimuvuge haleluya. Imana yampaye Yesu, inyima amafaranga acurwa ashira, yarampaye bidashira. Bigenda gute ngo ibyo bibure? Ndavuga ati ibintu bishoboka ntibizongeraho. Erega teremusi zaramenwe, ibintu byose tubikuraho, kandi byaremeye kuva uwo munsi. Mukaru nahagaritse ntiyagarutse, bya biryo nanze ntibyongeye kugaruka. Kuva icyo gihe kugeza n'uyu munsi wa none imyaka 10 yararangiye. Erega ibi bijya bisaba ngo ubipakurure hano, ubipakire hano. Nibirangiza nimara kuzura habyakumenaguye bizamuke bijye mu gatwe bikuzura. Icyo gihe tuzabukivuze bijya wavugaga, n'amaso ntazaba kireba kurya warebaga. Uratangira kubona ibindi bintu bisha.
turi kumwe tuvuge haleluya. Nubona batizera bafite ibyo birata, uzabahagarare muabwire ngo nanjye mfite ibyo nirata. Ngewe Imana yabanje kunyuza mu kirere cyo mu ijuru, impimigisha yo mu ijuru, kugira ngo nimara kuyinyuzuza neza ibone kumpa imigisha y'ubutaka. Hari n'abakizwa nagiye mbona benshi bagiye mu masengesho ngo ni gute ngo jya usenga ngo ya 40, ngo ubushira ngo twasenza 70, ngo ariko ngo nkaba ngo foreva ngo ndafite ngo amafaranga ngo n'imodoka ngo bari abapagani bakaziturusha. Icyo cyo nushaka uzareke gusenga, bazazikurusha tu, kuko ntiziva no mu ijuru nibo banazikora. Nta ruganda ruba mu ijuru, zikorwa n'abapagana banebwe baheba amatabi gusa. Bene kubera iki? Iyo ni imigisha y'ubutaka, kandi Imana yigeneye ikiremwa muntu cyose, kuko Imana igira abantu ikagira n'abana. Imigisha y'ubutaka ni y'abantu bayo, harimo n'abana, ariko hakaba umwihariko w'imigisha ya kabiri ihabwa abana gusa, idahabwa abantu b'Imana. None ni gute wisuzugura cyangwa bakaba batwirataho ngo bafite ibi n'ibi nkaho twe ntaco tugira, kandi tufi ahubwo ari twe tugira icyo batagira. Niba bazojya bafata indege nawe uzuyifata, nanjye nzanyifata. Niba guruka tuguruke, niba kandagira amamodoka tuyatse, niba jya kwiyakira muri Serena duhurireyo tuzirye twese nimba ari inkoko. Ariko niturangiza mbabwire toke ngewe ngiye mu yindi si mudabasha kujyamo, ubu ndagurutse ngiye mu kindi kirere mutabasha gukandagiramo. Icyo ni ikihe? Mbabwire toke ngiye ahantu ho mu ijuru muri Kristo Yesu, kuvoma imigisha yo mu mwuka, aho tuhumvira amajwi mutajya mwumva, tuhabonera ibyo mutajya mubona, tuhahurira n'umwami w'abami. Imbona ngo nicyo gituma tubanga Imana irambwe. Abatize wivugiye he ko nta kijwi twumvise? Wambwira ngo iranyeretse hehe mu madirisha se? Ibintu bigacanga abantu. Nukubera iki? Icyo ni kirere cya kabiri Imana yahaye abizera bonyine gusa, gukandagiramo. Bene wanyu batizera batazakandagiramo. Imigisha yo mu Mana bombera muri Yesu iramuduha. Yafashe imigisha yose, imigisha yo mu Mana bombera muri Yesu iramuduha. Ngayo we gaya mahoro, dore ibyishimo nabo tubugeretse ku bundi. Mundiza amashuti yakomere Yesu, ndavuze ngo haleluya. Bene wacu dusangiye umutekano, ariko amahoro ndayabarusha. Amahoro Yesu atanga si abisi batanga. Kuko Bibiliya iravuga ngo azitwa umwami kugira ngo ugire amahoro nukuba muri hanze ya Yesu haba umutekano, ariko ntihaba amahoro, kuko amahoro sayaha, amahoro nayo mu mutima. Nicyo gituma uzabona umuntu afite amamiliyari y'amafaranga akajya aradasinze, akazarinda gusinzirizwa n'ibinini. Ikindi namenye ngikorera Bujumbura, raga muri quartier y'abasirimu y'abakire, nkabona bose none nza kubaza umwe yabaye inshuti yakijwe, ndetse byagenze gute ko njya mbona mu gipango ufitemo imbwa zibiri zikaze, none korutire wayujujeho imitahe irazenguruka,
none byaranze ejo bundi nabonye wazanye abasekirite hariya barahari, none byaranze ubu nyine nono na kamera zagiyeho. Ibi byose nibyo kugenda gute? Ati ibintu surabizi, ati buriya iyo wibitseho udufaranga ufite amafaranga menshi, ati niko abanzi baba benshi n'abagize gute ibintu bene ibyo. Yampaye inka nuko bimeze. None nza kubyiboneraho umunsi wa mbere ndara na miliyoni 2 mu nzu, nibwo namenye tension y'abakizwa y'abakire, niho nayimenye bwa mbere. Nico gihe nari nabwiye madamu ngo tumene za teremusi ngo ntidushaka gukena dufite Yesu tubikureho, ibintu birahindutse. Hatarashira ibyumweru 2 ndibaza, nibwo nahamagawe na telefone, nabwo inyuze ngira ngo ahandi hantu telefone izi ni bake bari bazitunze muri 2003 bakimbarwa mu isi, keretse kujya kuri za fixe zijya zabaga ziri ahantu niyo baciyeho ngo mutubwire nakaze kwitaba telefone. Ndagenda muri etage umuntu abigika gato cy'amafaranga ingana uko, envelope ifunze ivuye hese, ngo n'umuntu wayohereje ari hengo ari mu mahanga, konta namwibuka neza se aramusobanuriye ati sinzi ko niko yambwi ibise nibi, karambye ati genda wirebere yari ifunze. Arampaye ngo ncomeke mu ikoti byanga kujamo, ko bitajyamo ngize muri pantalon ntibyemera kirangana nkuko. Nta toilette ntayibaho hano, yogira ntengeneye kujya kuri toilette, ariko namatsiko yo kureba ibintu birimo. Arayinyereka jya kuri toilette, wazingongeye kuri toilette ngoshike kijya nani ya toilette kiriya ndayifunga kugira ngo ndambikeho ibifaranga tangire kubarira kuri toilette. Igihe gato ndabara kimwe kageza 800, nkasubiramo kageza 1,700,000, nagaruka kageza 2,300,000, nagaruka arana. Ndavuga ati tu sinacuruje, biranze kabisa ngo byange. Icyo nakoze ni ibyo ari byose ni menshi gusa, reka nyacemo 2, amwe nyinjiza aha andi nyinjiza aha, nibyanga ndashira mu mapantalo. Sinasose nabyimbye ikoti rimeze gutya ibifaranga, musoke hanze mu muhanda tange undebye wese arayabonye, uri arayabonye namanuka nagira gutya, dore n'uyu arayabonye mana. Kugera kuri bisi aho bayifatira byarangoye, katuduhanda kadutana, nanyura habakambona ngahita nkata hanyura hari kugeza ubwo navetereka mfate taxi voiture. Ndagenda mfata taxi voiture, ngonje kwinjira mbona randeba cya tikino gihungu naco kirambonye, ubuse kiri kureba iki, ticara imbere wenyine nicara inyuma, ngende riri inyuma. Naho abantu ko barandeba ngira ngo nigene narasoye kaseti ya mbere y'ibisirimba inyura kuri televiziyo buri munsi saa 8 kugera saa 9 buri dimanche. Icyo kiganiro cabagaho kitavaho cy'ibisirimba gusa, televiziyo y'igihugu. Hanyuma abantu bako barandeba, uyuzi wa undi ze uririmba muri televiziyo usirimba, ngewe habe no kuko ibisirimba gusa ko ndibuka amafaranga. Ubu na amafaranga babonye aba, nicaye inyuma muri voiture turajyana nawe, akamvugisha utundu yajya guhindukira ati komeza urembere utabonga, tugire gute bene uko. Turataha ngushike amafaranga turabara n'uwacu tubana mu nzu, turabara mu igisate kimwe nanjye kindi. Ikiyo kama nkuko nayimbonye ngo nka miliyoni ngo ni 100, tisubiramo yasubiramo abaye 900, nanjye nkabara ntigewe ibaye 700, nasubiramo abaye 1,300,000. Ariko shanti ko tunaniye, ntibyari byose ni menshi dupfe kubika, turabise ngo tuyabike. Nzandyama nyuma y'abantu bose, abakozi b'Imana baranzi kumbuga saa 8, saa 7, saa 8 cyangwa saa 9. Ariko iyo ndyamye saa 2 ntushobora kuntora, mbyuka saa 2 cyangwa saa 2 n'igice. Ibyo nkora mbikora ijoro, abo nakira abo hanze ma telefone abo nsengera, nishaka ndyame aho ndi buryamire nta kibazo. Ariko mu gitondo rwose, kandi iyo ndyamye
sinziriye sinicura wapi nakubiswe n'inkuba kwicura nimba ari 7 muri iryo joro nicuye nimba ari 6 umuyaga warahuwa barayatwaye n'ukuri inzu barayibatse benuko ikintu cyakubituruga iti Imana we bararwikorewe ngahita mbyuka naravuze ati ngahe menye impamvu abimbwa hakaba imitahe hakaba kamera hakaba abasekirite iyo nanjye bishobora muri iryo joro mba narayembishizeho byose ariko bihita binyigisha ko nta mahoro atangwa n'amafaranga n'inka n'amamodoka amahoro yonyine gusa ava muri Kristo gusa soko y'amahoro uri soko y'amahoro ngiro aretse wowe tumukomera amashyi Yesu umwami w'amahoro mujye mwirata iby'Imana yaduhereye muri Yesu ku rwego turusha abirata imigisha y'ubutaka kuko iyo ntarageraho nzayigeraho ibyo biroroshe rwose ariko biragoye kuri mu migisha y'ubutaka gusa utaramenye Yesu ko yavogera mu migisha y'umwuka ntibibaho ntibishoboka kandi ibyiringiro by'ubuzima bafite bazi ngo n'iherezo rye rizabirihe ibimuguyeho n'ibyo gusa ahora mu mpanuka za buri munsi zibimugwa hatazi iyo biva niyo bijya ariko twe hari igihe rimwe usanga we Imana yaravuze ngo ntakizaba ku ntore zanjye ntagize gute bimwe biza tubizi n'ibyo tutabwiwe dusanzwe tubizi mu byanditswe ko ari ibyacu bizatubaho n'ibyo nanga kimwe gusa k'abantu birata iby'isi bakarusha abafite iby'ijuru kubyirata icyo ndacanga rwose kizagera ku rwego ndo nkibaza ni naco gituma bakizwa benshi batanafite ubutunzi ngo babe baguwe neza kubera iki ibyo bahawe nta gaciro babihaye ntibabona ko ari ibitangaza byababayeho none bageze ahantu barizwa n'imigisha y'ubutaka bigatuma bibabaza Imana igibabara nguhaye Yesu nguhaye imigisha y'ijuru none uri kurarizwa n'iy'ubutaka utabanje ngo unanshimire iriya naguhaye umugabo umwe niwe wanejeje buri gihe ngiyo yibutse ko yakijijwe n'umugore w'agakizwa ngo azahita amubwira ati mada ejo dusohoke tuje kwiyakira muri hoteli inkoko tuzirye tunazibwire ko twahuye na Yesu ahora na fete buri gihe yo kuja gushima iyo yibutse gusa impano y'agakiza ahita akora fete bene uyoreka gutunga gute deja honyine mu mutima yaratunze kuko agakiza kamuhaye gutuza gukomeye n'ibyiringiro by'ibizaza bigatuma atabahangayitse ariko abakizo benshi barahangayitse kurusha n'abapagani bitewe n'iki kubera kudaha agaciro Imana yabakozeho ngo bitume uko bakizamura ari nako Imana ibazamura no mu bundi buryo ibi byose biroroshe nubwo utanabisengera wabitegeka bikemera koresheje itegeko ry'umwuka reka mbasomere utuntu 5 imigisha 5 twaherewe muri Kristo Yesu umugisha wa mbere tubona mu gice cya mbere nyina ba Efeso umurongo wa 4 havuga ngo kuko yadutoranirije muri we isi itararemwa kugira ngo tube abera tutariho umugayo imbere yayo umugisha wa mbere amahirwe ya mbere gutoranywa mu mamiliyare y'ibyaremwe Imana igahita igucomora muri ibyo ikavuga ngo wowe ndagutoranije kugeza umwana wanjye kugeza uwanjye ngukuye muri abo ngujyanye mu yindi si itazwi na bose kubera amahitamo yabaye ndebera gutoranywa n'Imana
kandi ikagutoranya isi itararema kugira ngo uzabyisangemo gusa. Benshi barahabazi ngo kugira ngo nkizwe ngo byaragoranye ngo byagutese ko wari waratoranijwe utaranavuka, wari mu mugambi w'Imana yamaze kugambirira ko bazakizwa. Wicaye aha ntabwo ari impanuka, si nibyikoze, hari yabikoze, amatora yarabaye. Pera ikiganza ukwegereye ngo felicitation waratowe. Kandi gutorwa watowe kurenze gutorerwa kuba misi n'andi matsinda yose bagutoreramo. Gutorerwa mu bwami bw'Imana birahenze. Yesu we ndagushima ko wantoranyije. No kuri kose. Kuko kugira ngo nkizwe si wacu babisengeye. Mu bisekuruza by'iwacu nta wabisengeye. Uzi w'imbabazi ariko Mana ya. Ariko Yesu we nzaguha iki? Umunsi umwe narayisenze nanezerewe, ariko wanyemere tugahurira mu mujyi wa Kigali kakujyana muri convention vraiment. Tukicarayo nk'amasaha 2 ariko nofata amadeni amakredi muri banke nkamufata neza Yesu. Ariko Mana yanjye kuntoranya wanciye iki pora nibaza ico kugira ngo nisange mu murage w'abana b'Imana mu bwami bwa Kristo. Uwo ni umugisha bene wanyu batamenye Imana bose batagira, keretse bake Imana yatoranije muri bo. Muri abo wisanzemo. Aka kabiri, amahirwe ya kabiri tuyabona mu Efeso igice cya 2 umurongo wa 1. Haravuga ngo nawe, reka mvuge gutyo, nawe yarakuzuye mwebwe abari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi kuri kane we yaduhinduranye bazima na Kristo. Birarenze uko nawe basobanurira no kuri kose. Nyuma yo yadutoranije tukiri mu bapfu, kuko twabaye abanyabyaha, twarabayeho, twarabivukanye, twavutse turi abanyabyaha. Ariko igitangaza, abisanze mu gakiza bose yarabatoranye ngo irangize irabazura, ibakura mu bapfuye, ibahindura bazima muri Kristo. Ni bazima none, ni bazima ejo, turi bazima iteka ryose. Oh, bwadapfa singipfuye, ye na Yesu turumwe. Sibyo? Mejuri bere Imana timuyizi fetu muntu mvugira no mukuru w'abatambye kandi yitwa Rukundo. Niwe wanzuye yarajunguye ngo buwe niko kuni kera yarampongere nuko sinzaribuka. Nimumukomera amashyi, yarabikoze. Babwiza ukuri, mwarazutse, mwarazuwe, muri bazima hamwe na Kristo. Nimba adapfa ntimupfa, nimba atavaho ntimuvaho. Kuko mwahishanywe mu Mana na Yesu, mutuye ahantu hatazwi. Titurabinaha, turi ibiremwa by'ijuru bituye inaha kuri misiyo ya Data, ngo twereke abatuye isi uko abikunda n'abishaka bagomba kuba basa nkatwe. Ikimbabaza nuko tutabyemera. Twakagombye kwereka abisi ko tugira ibyishimo bidakama, twaherewe muri Kristo bitava mu mafaranga.
hari abantu bajya banzira ngo dusengere, ngo turashaka kujya kuruhuka Kameme, turarusha igihe kinini, ndetse muraruhukira he? Ngo Dubai, ngo ku mazi. Imana ijyane namwe kwa jina la Yesu, amen. Timugende. Bakagenda, hari abagerayo bakantelefona, boso udusengere frema, kuva tugeze ino ntidusinzira, sinzi ibibazo dufite, nta mahoro, ntidusinzira, ibintu byaranze. Mwagiye kuruhuka ngo musinzire, none mwarabibuze. Ariko ni igitangaza. Aho mbitamenya ngo nta mahoro waronka, nta byishimo wakura Dubai ngo nuko wagiyeyo. Hariya waryoherwa n'ibyo wariye naho wanyuze, ariko umunezero n'amahoro bituruka ku Mana itanga byose, niyo nyirabyo. Ngira ubuhamya bwinshi, nayo ngiye kuvuga ibindi, reka mbireke. Cya gatatu, amahirwe ya gatatu ariwo mugisha twaherewe muri Kristo. Uri kuri kangahe? Kuri gatanu. Haravuga ngo kuko yagambiriye kera kubw'urukundo rwayo ko duhinduka abana bayo, tubiheshejwe na Yesu Kristo kubw'ineza y'ubushake bwayo. Umugisha wa gatatu, abo yatoranije, abo yazuye, abagira abana. Imana y'abasinzabaho ntagira abana, ariko kugira ngo mbaronke ndabanza ntanga uwo ngira umwe, nintanga kakamwe ngira, muri we nzabona abana mamiliyare. Ariko avuye muko ningumana uyu nzaherana uyu, ariko nimutanga muri we nzamugarurirwa, ariko angarukanira iminyago y'abana benshi, nzitwa se wa benshi. Mbwirira kwegereye ngo turi abana b'Imana. Twagizwe abana b'Imana isumba byose, na ADN zirabyemeza. Iki gice kimanukanye 13-14 harabyerekana. Abo bayo yaronse ngo yabashizeho ikimenyetso c'umwuka nk'ingwate, aricyo kimenyetso kizemeza ko arabe, no ku mwuka wayo uzabagaragaramo, niyo ADN y'Imana. Abana b'Imana bagira agaciro kari hejuru y'abantu b'Imana. Nababwiye ko igira abantu ikagira n'abana. Mubirebe namwe. Iyo Isirayeli yagiraga umwami yabaga ku kirimba, kuri Palais Royal, ku ngoro z'ibwami, akagira abana be bonyine nibo bemererwaga guturana nawe indani. Ariko abantu b'umwami bose baturiye mu misozi, bagatura mu migi, bamubona agenda, cyangwa se bamurebere kuri televiziyo, cyangwa se bamubone mu minsi mikuru, cyangwa se abasuhuze, nta kibazo. N'abantu be ni beza, ni na byiza. Ariko abana n'indani mu rugo, n'icumba c'umwami barakizi. Niyatanze, tubirebere ku mwamikazi watanze, sibyo? Ubu ninde ari burage? Ni abantu be cyangwa ni kubana? Yatugize abana kubera itunze byinshi, kugira ngo aba bana ari bizaraga bose. Cyo gundira Imana ntiyaturenganya ngo bamushumba hano bagira imfura, ngo abandi bagira ba 7 n'aba 40. Twese guhera no kuri Yesu, twese tugira imfura zayo twese, kugira ngo izabone uko ituraga twese. Abami b'isi baraga imfura, ariko ubwami bw'Imana abayo bose yabagize imfura, ngo izabone uko ibaraga. Turi abana b'Imana ku buryo twemererwa umurage w'ubwabo. Cya kane
ni kiriya nabanje kuvugaho, twahawe umwuka wera nk'ingwate, arizo mbaraga z'Imana zizadutandukanya n'abandi. Mu buryo ushobora kurwara ugakoresha umwuka wera ukavuga ngo mu izina rya Yesu n'umwuka undimo w'Imana ndatwika indwara zigasha, ndirukana abadayimoni. Dayimoni niyo tega mu nzira ngo abantu b'Imana bayisubizeyo, ntibishoboka. Nta muntu w'Imana wakwirukana dayimoni yahagaze mu nzira. Ariko abantu b'Imana bose bafite ubudahangarwa n'imbaraga z'uko dayimoni babona gusika hava batanayibwiye, kubera ko autorite ya se barayifite. Ninde ubyumvisha avuge ngo haleluya. Icya gatanu cya nyuma icyo nsorezaho, umugisha wa gatanu ariyo mahirwe Imana yaduhaye muri Kristo, turabisanga mu Efeso igice cya 2:19. Nuko ntimukira abashitsi n'abasuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana. Bariya yatoranije, bariya yazuye, bariya yagize abana, bariya yashyizeho ikimenyetso cy'umwuka wayo, iragaruka ibahindura ubwoko. Iravuga ngo amoko ni menshi, sinabaho ntagira ubwoko. Ngomba kwiremera ubwoko bunyitirirwa, aribwo bwoko budasanzwe buzabe mwisi ari ubwoko, niburangiza buzaragwa ijuru ari ubwoko. Ubwoko bwitwa gute? Ubwoko bw'abera bakuwe mu moko yose. Iyo umushinwa akijijwe imbere y'Imana ntakira umushinwa. Iyo umuhinda akizwe, umunyarwanda akizwe, umuganda akizwe, ariya moko yose abantu bajya biyitirira ariya n'ay'abantu. Ariko mu Mana hari ubundi bwoko bw'abera bukomoka mu maraso y'Igorigota, butagifite imbaraga z'amaraso yo bavuka. Mana we, iki kintu cyambaye kazaba kubizera bose. Umuntu wese wakijwe, ngiyo turi muri Kristo Yesu tuba turi ibyakera bigize gute? Twicomokora ku maraso y'iwacu, tukikonekta ku maraso y'Igorigota, tugasigara turi kontrole mu maraso ya Yesu. Tukiyoborwa n'amarangamutima n'amaraso y'iwacu, tuyoborwa n'aya Yesu. Niyo mpamvu uzasanga abantu bakijwe ibiba kubi wabo bo bitababaho. Atakezi wabo ni gake zizakurikira umuntu wirunduriye muri Yesu, tibishoboka. Twagiye gusengera umukobwa wuzuye ibishitani byaramusajije akora muri HCR, afite amafaranga menshi, ariko abazimu ntibatinya amafaranga ngubwo yafite, cyangwa mufite icubahiro ngo ukora muri HCR, baramunigagura buri joro. Hanyuma tugiye kumusengera, dayimoni zivuza induru, ziravuga ngo ntitushobora kumuvamo, ngo kuko nta handi tugira tujya, turi dayimoni z'inkomoko z'iwabo z'ibisekuruza. Muratubwira ngo tujye he ko nta handi hari usigaye w'iwabo? Nta wundi w'iwabo ukibaho, niwe wenyine usigaye. Muravuga ngo tujye he ko twabayeho mu bisekuruza akaba ari we turimo? Duhangana nazo, zaratugoye umwanya utari muto, ziza gutsindwa ziragenda. Agaruye ubwenge ko yararyamye hasi, agaruye ubwenge ndamubaza ati yo unavuka wenyine, nta bandi usigaye wenyine, mbabaye cyane. Araziga ati kubera ko ibyo bivuga, none se urabagira? Ati mfite barumuna banjye babiri, muri umunani na musaza we barahari. Tibarahari, batuye ambwira aho batuye, ariko none bita ndibuka. Okay, aba bombi barakijijwe. Aba bombi si abakizwa ngo yego, ngo bamaze imyaka 4 barakijijwe, n'abakizwa bakomeye. Okay, niyo mpamvu dayimoni abazimu bavuga ko ari we wenyine usigaye mu biwanyu.
aderese yarasibye mu maraso y'inkomoko ntibakibonwa, mu miterere y'iwanyu ntibariyo, ubu bamaze kwikonekita igorigota, dayimoni z'ibisekuruza zarababuze. ndambwira tume kubwira, uyu munsi urakizwa byo gupfa, uhungire muri Yesu. Bitari ibyo imizimu y'iwanyu ni wowe yitekeyemo, ni wowe izapfana nawe. Ishobora no kukwica vuba kugira ngo nayo ipfire muri cya gisekuruza. Ariko iyo ukijijwe ibaye inzererezi zo mu butayu kandi zitageze ku ntego y'ibisekuruza, nuko zigomba gupfana n'umwe w'ibyo bisekuruza. Mujye mwirata agakiza, iby'Imana yadukoreye birahambaye. Yaduhinduye ubwoko bumwe n'abera bose. Bibiliya ivuga iki kuri ubu bwoko? Icya mbere iravuga ko ari ubwoko butura ukwabwo, budatuye hamwe n'andi moko yose. Aho dutuye Imana ihabona nk'ahantu ho mu ijuru muri Yesu, ntabwo itubona nk'abari mu isi. Icya kabiri, ubu ni ubwoko Imana ishiraho ubudahangarwa. Icya gatatu, ubu ni ubwoko butavumwa nk'uko andi moko yose yavumwa. Uzabibaze Bibiliya, abagaragaje kubuvuma bose byarabananiye, ntibikunda ko bapfa kuvumwa. Ngiye kubaturaho mu izina rya Yesu uyu mugoroba, guhera uyu munsi nimba utari bwagere mu rwego rw'ubwoko butavumwa, bitangire none ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Korera imivumo yose, tituvumwa, titurogwa, tituvogerwa kugira ngo bikubeho. Ni imitekerereze yawe yamaze kurundukira muri Yesu. Iyo maze kumenya ngo ndi ikiremwa kitabino, turi ubwoko butura ukwabwo. Baramu yarasamye, indimi zirafatwa, ngarambura ikiganza biranga, ararohamwe ngo basi funga isura gusa barakarire, ahubwo agaseka bikanga. Ninde warakarira b'Imana? Ninde wavuma b'Imana? Tibishoboka. Haravuga ngo n'ubwoko butura ukwabo, kandi igihambaye gituma tutabashobora ngo nuko Imana yabo y'ubu bwoko iburyamyemo. Yaravuze ngo ibunze muri bo. Ngiyi Imana ndi kuyireba muri bo, nkabona amaboko yayo ameze nk'ay'imbogo. Yahaguruka nkabona ihaguruka nk'intare y'ingore. Akavuga ngo ninde wabavumbura kwibaryamyemo? Mwagize ubwoko bukomeye buri hejuru y'ayandi moko. Hari ibitagipfa kutubaho, kugira ngo bikunde nuko ubyemera warangiza ukabigenderamo. Tangira kubatoke by'ukuri n'ubwoko budasanzwe. Impamvu n'ubu gishoborwa nuko kivangavanga utwiwanyu, utwo mu gakiza, ibintu bene ibyo bidasobanutse. Tujya uvangavanga, nitwo dukingura amarembo yo guterwa. Umunsi wadufunze burundu, isi y'umwijima izakubura. Izakubura rwose. Ibyo saba muri Bibiliya gusa, n'abindi Rwanda ndabizi Imana ibikorera. Z'umukobwa twasengera yarasaze baramuroze, ariko amaze kubohoka, nyarurozi wamurogaga aza kunanirwa, aza gukizwa. Hanyuma yihanye aravuga ngo ati cyanteye gukizwa, ati nuko uyu mukobwa tujya tumubona ku manywa gusa, ariko ijoro twabuze yaba aderesi, n'inzu ye twarayishatse amajoro yose tuyitera tukayibura. Iyo tutayisanze mu nyanja dusanga igoswe n'intare zibiri. Mwari muzi ko iyo ntare Bibiliya ivuga ngo ibunze muri bo, ngo ibaduka nk'intare y'ingore, ikatambuka nk'intare y'ingabo. Si mu Bisirayeli gusa yari iri, ubu yari imutsiri mu itorero rya Kristo. Umurozi aravuga ati ndatangaye uburyo ijoro tumubura, inzu tukayibura. Byantangaje kubera ko ngiye byigeze kumbaho muri Kongo, abarozi baza kwiyana aravuga ati twarumiwe, aka kazu kawe ijoro ntakabaho.
ariko amanywa tugasanga karahari. Nasubiye kubyumvira uyu mwana w'umukobwa amaze kubohoka inzu ye, turayisengera nawe arasenga, inzu abantu barayizenguruka bayitwikiriza amaraso ya Yesu, inzu irapoteya iranyika barayibura. Mu buryo bugaragara bari umwuka iraboneka, ariko baje mu isi y'imyuka mibi bakayibura. Nimuhaguruke dusenge, ndekera aho ngaho.